akadukina. Nyiramatama amakuru mfite ngo arararira akirirwa arira, yapfiriye muri roho mindani, nta gitekerezo, nta buryo, nta mibereho, ari kubona ibintu byaramukomeranye. Nyiramatama ariko wirira cyane, urwishigisha yararusoma, banza wigumenye ubwenge, banza wigumenye ubwenge. Ona isi mubundikiriyeho, Nyiramatama yiyambaza abantu bo gusebya Sebishyimbo. Sebishyimbo nawe ni umukaceri, biza kurangira hashinze arawe Sebishyimbo, ariko ubwo muramuzi Sebishyimbo noneho ari n'igihe yigeze afatwa, ariko Nyiramatama abura icyo yakora. Erega ijambo rya mbere mwaganiriye burya niryo rikomeye. Ubu tuvugana icyitwa divorce no kugikora ni ibintu bikomeye. Kumva ko Sebishyimbo yamubera umugabo we bya nyabyo. Sebishyimbo akamubwira ute se katuganire, ibi bintu nakubwiye ko Nyirabigori nta mureka na runaka, nta mureka. Ibintu ko twavuganye mbere yuko iyi mishinga tuyizamo, kugiye kungira umugabo wo kuryoshya, kutazigera unashaka, ni iyihe mpamvu igutera ko nyigendera ukankiraho ingenzi, nigendera ukankiraho ingenzi, nakwigendera ukankiraho ingenzi? Batangiye bazi ko ari sikamu, Sebishyimbo agiye kumenyekana, Nyiramatama nawe agakuramwo amafaranga mu buryo bw'intwererano. Mu ntwererano rero nta cyavuyemo, ahubwo bakomyeho, biza kurangira ibyo bitaga ibikino bakundanye. Muri uko gukundana biza kurangira bibaye ngombwa ko Nyiramatama uyu atangira n'icyo bavuga ngo ataririrwa, wishe ko ataririrwa kandi ko ibyinjije Yesu yasize abigabye. Ni ukuvuga ngo amakuru ahari, Sebishyimbo yafashe umwanzuro, acunga Nyiramatama adahari, azinga buri kitu cyote, buri kitu cyote anamaliza, anaondoka. Yafashe ibintu bye byose, arangije kubifata, abirangije aragenda ava muri urwo rugo arigendera. Ubu tuvugana, reka nongere ngusuhuze nguhe ikaze ukurikira ibiganiro byacu. Imana iguha umugisha kandi Uwiteka Imana guhaza uburame, ndetse Imana ikomeze ibane nawe aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda, ndetse nawe uri mu mahanga, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Tugarutse mu nkuru tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Tugushimira ukoze subscribe, ugakora share, like ndetse na comment, ukajya ukurikira inkuru n'ibiganiro tukugezaho. Imana ikuduhera umugisha kandi Umwami Imana akomeze abane nawe mu kazi utagafite, abane nawe mu byo ukora byose, Imana ibane nawe. Tuje mu nkuru utarumva ahandi, ariko iyi nkuru narayumvishije mu minsi ibiri, ndaba mbagejejeho verisiyo yayo ya nyayo, kandi ndabizi biri bugende neza cyane. Ni inkuru y'umugore umwe. Uyu mugore ndamwita Sematama. Uyu Sematama rero inkuru ye uko iteye, abantu mwabeshywe urugo ndetse mubeshywa n'ubukwe nkaho byari biri sikamu. Ni ukuvuga ngo heza ubukwe, aho abantu bashobora gutegura ubukwe babiganiriyeho, bakavuga uti ibizavamo tuzabigabana, tugiye gushora, tunaryamana, tugire gute, ariko ibizavamo tuzabigabana, ntituzabana, tuzagira gute, ariko ibizavamo tuzabigabana. Uyu Sematama niko yari yapanze. Uyu mugabo se ndamushakire izina da,
na Sebishyimbo. Sebishyimbo rero, Sematama ni umugore, Sebishyimbo ni umugabo. Bateguye ubukwe, birakomera, biradogera, abantu benshi biyemeza gutaha ubwo bukwe kuko cyari nk'igitangaza kigize gute kibaye. Ariko Sematama yicaza Sebishyimbo aramubwira ngo ngiye kuzamura izina ryawe rimenyekane, ribe risitari muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo. Ariko nanjye ku bizavamo dutwerererwa tugira gute, uzafata 30%, ngiye ntware 70%. Icyitonderwa muri iyi business tugiyemo rero nuko ugomba kugaragaza kunywa, kuko Sebishyimbo nawe hari udufaranga yari afite yari akuye iyo ngiyo, numva ngo ni hanze. Rero Sebishyimbo ni ibintu byese bihurirana cyane, kuko ubukwe bw'ikibiribiri burakorwa, abantu baranabutaha. Ariko Sebishyimbo akaba yari afite abagore babiri ku ruhande batazwi n'undi muntu uwo ari we wese. Ndetse Sebishyimbo akajya akomeza akajya ku mugore wagaragaraga nk'asanzwe ari umugore we, akajya kuri uwo mugore bakabana, bakajya baryamana, akava kwa Sematama n'ubundi akajya kwirarira ku wundi mugore. Ngiye gushakira akazina kitwa Sebigori. Noneho Sebishyimbo akava kwa Nyiramatama agahita ajya kwa Sebigori. Kenshi umwanya we akaba ariho ari, ariko Sematama we akaba agize ngo yagiye muri business. Ko Sematama yaje no kugira ngo baze bajye bajyana ahantu hose agiye bajyana, ahantu hose agiye bajyana, biza kugeraho biramunanira. Bantu b'Imana rero, abantu mujya gushaka mugatinyuka mugakora ubukwe bw'ikibiribiri, muzajya muhomba icyarimwe. Bivuga ngo muzajya muhomba icyarimwe, muzajya muhomba icyarimwe. Sematama arakomeza agaragaza, anatanga ibiguzi byinshi kugira ngo yereke abantu ko umugabo Sebishyimbo ahari. Ariko nyine Sebishyimbo uyu nguyu navuze muze kwibuka, warakigira kwirerera kwande kwa Sebigori, kuko ngo yageze ngo kwa Nyiramatama, ngo asanga ngo nta kintu kiriyo, ngo ni ukumubona gusa, ariko ubundi ngo nta kintu aparitsemo. Kwezi kumwe kurashize, abiri kurashize, ariko ngo babanye bageze mu kwezi kwa 4, Sebishyimbo ngo atangira ingeso zikomeye zo kujya yandikira Sebigori, ngo ariko akagira n'utundi twari dushamikiyeho. Ngo biza kuba ngombwa ko igihe kimwe Nyiramatama afata telefone ya Sebishyimbo, abonamwe ibintu bikomeye cyane, ibintu bikomeye cyane, mvugira ngo ibintu bikomeye cyane, ibintu bikomeye cyane. Nibwo byaje kuba ngombwa ko hiyambazwa bamwe mu nshuti zabo. Sebishyimbo afata umwanzuro ko ibyo bintu bitazongera. Batangiye bazi ko ari sikamu, Sebishyimbo agiye kumenyekana, Nyiramatama nawe agakuramwo amafaranga mu buryo bw'intwererano. Mu ntwererano rero nta cyavuyemo, ahubwo bakomyeho. Biza kurangira ibyo bitaga ibikino bakundanye. Muri uko gukundana biza kurangira bibaye ngombwa ko Nyiramatama uyu atangira kumva ko Sebishyimbo yamubera umugabo we bya nyabyo. Sebishyimbo akamubwira ute se katuganire, ibi bintu nakubwiye ko Nyirabigori nta mureka na runaka, nta mureka. Ibintu ko twavuganye mbere
yuko iyi mishinga tuyizamo kugiye kungira umugabo wo kuryoshya kutazigera unashaka, ni iyihe mpamvu igutera ko nyigendera ukanshyiraho ingenzi, nigendera ukanshyiraho ingenzi, nakwigendera ukanshyiraho ingenzi? Sematama uyu nguyu atangira kurakara. Amaze kurakara akajya amushyiraho ingenzi, aravuga uti njyewe ukuntu bizagenda nta kundi, n'ubundi abantu bose bazi ko uri umugabo wanjye, nugenda uzaseba, niyo mpamvu nzajya nkugenda uko bwije n'uko bukeye, njyewe ngomba kukugumana. Ibyo Sebishyimbo yatangiye yita rero yuko ngo ari umugabo wo kurya isi, birangira bamutegetse ko ari umugabo w'ibihe byose, kuko hari abantu bamurusha imbaraga. Sebishyimbo bamugira inama arabyemera. Sebishyimbo ikintu cyaje kubaho kitari cyiza ku buzima bwe, ntabwo yigeze ava kwa Sebigori. Yakomeje kugenda yandika utuntu tw'utumesaje, akomeza kugenda nyine apushinga utodiyo, ndetse rimwe na rimwe akanajyaho, kuko urumva ko umuntu babanye abizi neza ko atazigera avayo. Ariko ngo Sebigori nawe ngo akajya ateza mbutiyaje cyane, ahamagara, yandika. Ahantu rero ruzingiye ndashaka kuhababwira. Ahantu ruzingiye nta handi. Ahantu ruzingiye ni uko uyu nguyu Sebigori yabonye ngo bikomeye, ngo yaje kubona bikomeye. Sebishyimbo uyu amakuru ahari neza, yanze kuva kwa Sebigori, kandi Sematama nawe yanga kurekura Sebishyimbo. Byaje kuba ngombwa ko Sebigori abona umugabo aramwinjira, abihisha isi yose. Ariko Sebigori umenye ko twamenye ko umugabo yakwinjiye, yarabanje gushingira akabari, ava ku kabari akugurira inzu, ava kukugurira inzu biba rwaserera, kuko undi mugore yari afite ayiguturumburamo, akugurira akabari, birangira gukodeshereje inzu hehe mu bice bya Gisozi. Biza kurangira uyu Sebigori ubu tuvugana iyo agiye guha ucence Sebishyimbo, bahurira muri rogi, kuko Sebigori ari gutegura sitarakari iri butume uyu mugabo wamwinjiye amuzinukwa. Mama mia sinyarita, amakuru twebwe tuba twayafashe gutya. Ikibazo cyaje kuba gite rero? Byaje kuba ngombwa ko uyu Sematama cyangwa Nyiramatama biza kurangira Nyiramatama abuze intama n'ibyuma. Nyiramatama abona isi mubundikiriyeho. Nyiramatama yiyambaza abantu bo gusebya Sebishyimbo. Sebishyimbo nawe ni umukaceri. Biza kurangira hashinze arawe Sebishyimbo, ariko ubwo muramuzi Sebishyimbo noneho ari n'igihe yigeze afatwa, ariko Nyiramatama abura icyo yakora. Erega ijambo rya mbere mwaganiriye burya niryo rikomeye. Ubu tuvugana icyitwa divorce no kugikora ni ibintu bikomeye, kuko Nyiramatama nta divorce yiteguye kuzatanga. Nyiramatama uyu nta divorce azatanga, kuko yabasebye. Noneho Nyiramatama uyu yabasebye ku buryo Nyiramatama n'imipanga irimo yanakwiyahura mucunze nabi. Nyiramatama yakwiyahura.
Sebigori rero nawe ameze nk'uryamiye amajanja, kuko ni umwe mu bantu babibye urwango kwa Sebishyimbo mu rugo. Aba bibamo urwango rukomeye, nimba abwira urwango yabibye ni urwango rukomeye ku buryo, ariko sha nibyo koma musosi wa ndagara, kuko umuntu urwishigishiye ararusoma. Kandi igihe cyinshi cyane baca umugani mu Kinyarwanda ngo iyo utinze muri busheri, nyine iyo utinze mu nyama, ngo burya ucyura amagufwa. Iyo utinze mu nyama burya ucyura amagufwa. Iyo ureba inyama ukavuga uti mu mpiriya nshyiraho n'iriya, oya mu mpiriya niyo mbona, birangira ucyuye amagufwa. Uyu Sematama Nyiramatama rero rwose ihangane kubwo gucyura amagufwa, ihangane burya, ihangane pe, ndagukomeje. Sematama Nyiramatama ikintu cyaje kumubaho ni iki? Amaje gufata ibimenyetso birenze 5 bya Sebishyimbo yuko akora ubusambanyi ahandi. Sebishyimbo akamubwira uti se ibyo twavuganye urabizi, ntabwo urugo rwacu ari urugo rwo kubana nk'abagore n'abagabo, ni urugo rwa swingi, no kugira ngo mu bantu nkutukure, no njyewe nukundisha hiti. Iyo yararangiye, ubundi uranshaka hiki. Ariko binavugwa ko muri famiye yo kwa Sematama, kwa Nyiramatama uyu nguyu ndi kubabwira, ntago bari bigeze bakomvekwa na Sebishyimbo, kuko Sebishyimbo ntibamukunze. Ariko kandi bikongera bikanavugwa ko andi makuru akaza akagaragaza ko uyu Nyiramatama nawe muri famiye yo kwa Sebishyimbo ngo uretsemo abantu 2 bonyine, ngo abandi ntibigeze bamwiyumvamo. Ariko ngo kuko Sebishyimbo yari yarigize ikintu cy'ikirara kiraho ngo kitazashobora no kubaka, urumva abagore bangaye cyagifite, ngo byaje kurangira ko uyu Sebishyimbo nyine babona ko ngo se Nyiramatama ngo ari ushobora kuzatuma yicara agashikama. Ubu tuvugana aya magingo, aya masaha, uyu nguyu nababwiye witwa Sebigori, we aricaye ari kurya amafaranga yo wamushingiye akabari, ariko kandi ari guhura uko bwije bukeye na Sebishyimbo. Uyu Sebishyimbo rero we n'ubundi bye ntese ko atakijijwe, ko atigeze ajya no muri ibintu, ko nta n'uwo yahemukiye, ko ni iki bavuga ngo ataririrwa, wishe ko ataririrwa, kandi ko ibyinjije Yesu yasize abigabye. Ni ukuvuga ngo amakuru ahari, Sebishyimbo yafashe umwanzuro, acunga Nyiramatama adahari, azinga buri kitu cyote, buri kitu cyote anamaliza, anaondoka. Yafashe ibintu bye byose, arangije kubifata, abirangije aragenda ava muri urwo rugo arigendera. Ubu tuvugana Sebishyimbo ntago akibana na Nyiramatama. Sebishyimbo ntakibana na Nyiramatama, ayo makuru yo ndayafite, kuko Sebishyimbo yarigendeye, kuko asigaye no anatemberana na Sebigori mu buryo bw'ibanga. Ariko kuko uyu Sebigori yinjiwe n'umugabo, yinjiwe n'umugabo, ubwo ukumva ko umugabo nawe ari gutunga abantu 2. Bene ibintu by'ingo biragoranye muri iyi minsi. Nyiramatama uyu nguyu rero yabuze intama bura n'iki n'ibyuma, yabuze uko iyi nkuru nawe azayivuga n'uko azayisobanura, yabuze aho iyi nkuru yahera. Ariko mwicare mubizi ko
iyi nkuru yanjye ikubwira ngo Sebishyimbo ntakiba muri uru rugo yarigendeye. Hari ibintu nawe ngo yagiye afatiramo Nyiramatama, kandi ariko abahanga mu kureba bavuze ko ubundi urugo ngo rutamaze abantu bakundana byibuze imyaka 2, ko rwose ngo ruba rufite amahirwe ya 80% mu gusenyuka, cyangwa uwo muntu akabaho yiyemeje kubaho azi ko ari nka bombe babanye, akamenya kwihanganira bene iyo mico, akayihanganira. Iyo mico akayihanganira. Harimo hakorwa igishoboka cyose kugira ngo Sebishyimbo asubire kwa Nyiramatama. Ku rwego bagerageje no kuba bakusanya amafaranga ku muntu uri rwota amasimbi ngo abifashemo Nyiramatama, ngo arebe ko uyu Sebishyimbo yagaruka. Ariko Sebishyimbo yaranangira arabwo uti divorce uyikore ntuyikore sinzongera kubana nawe, sinzongera kubana nawe, divorce uyikore ntuyikore, ntuyime, sinzongera kubana nawe. Nyiramatama icyo ari gukora, arimo arakora divorce mu ibanga rikomeye, ku buryo Sebishyimbo wazajya kubona akabona ngo urisi nta muntu mwigeze musezerana. Ikibazo kiragira kiti, ese murabona Sebishyimbo ari buhita yibanira na Sebigori? Ko Sebigori umugabo wamwinjiye nawe nibitaba ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri ntibizarenza ku wa 4 bataratandukana. Murabona uyu Sebishyimbo ari buhita abana na Sebigori cyangwa arabafashe pose? Kuko amakuru mfite nuko Sebishyimbo n'ibyangombwa arangije kubishaka byo kwigira hanze. Nimba yarabonye wo mu diaspora nicyo kintu ntaramenya. Nimba ari no mu diaspora utumye asenya nicyo kintu ntarabimenyaho. Ariko uyu muntu witwa Sebishyimbo ni umwe mu bantu bazi gukina udupira tw'abagore. Aradukina pe, akadukina. Nyiramatama amakuru mfite ngo arararira akirirwa arira, yapfiriye muri roho mindani. Nta gitekerezo, nta buryo, nta mibereho, ari kubona ibintu byaramukomeranye. Nyiramatama ariko wirira cyane, urwishigisha yararusoma. Banza wigumenye ubwenge, banza wigumenye ubwenge. Kandi wasanga Nyiramatama ari mwararira nyine. Urarizwa n'iki ko ari warwishigisha? Rero bakunzi banjye, uyu Nyiramatama nushaka kumenya unyandikire kuri 0782272237. Sebishyimbo nawe nushaka kumenya unyandikire kuri iyo nimero. Sebigori nawe nushaka kumenya unyandikire, kandi numukeka umwandike muri comment. Comment z'iki kiganiro ndibuzisubize. Nuzajya umuvuga nkumva ari we, nzajya mvuga ngo nuwo, cyangwa mbwe uti siwe. Ariko mbabwire ngo Nyiramatama anteye agahinda. Ariko zikwishyiramo umuntu mwaratangiye ibintu ari ibikino, kandi hari abantu rwose mutangira ibintu ari ibikino mukabona byakomeye bikarenga n'indi ntera n'urwego abitekerezagamo rukarenga, ugasanga ni ibintu byarengeranye binakomeye cyane. Ugatangira umuntu uzi kuri kumubeshya urukundo bikaza kurangira umukunze. Bibaho. Icyo nicyo kibazo Nyiramatama yaje guhura nacyo. Nyiramatama wamugiriye ihe nama? Nyiramatama uyu wamugiriye ihe nama? Rero ni breaking news mba ndi kubagezaho. Ariko ubwo ya makuru ya Sebigori, ya makuru ya Sebishyimbo, ya makuru ya Nyiramatama yose mwumve ngo ubwo nayatangiye kandi bizarangira mubabwiye. Weho waketsa rinde 0782272237 tugakomeza mu nkuru zacu zikurikira. Niyo nkuru narimbazaniye ya Nyirabishyimbo, Sebishyimbo na Sebigori na
nyiramatama cyangwa se sematama, mwita uko ushaka, wamwita nyiramatama, wamwita sematama, ariko birababaje. Kuki wabyemeye Mana nyagasani, ugatuma Sebikimbo ahura na nyiramatama? Kuki wabyemeye Mwami nyagasani, ugatuma nyiramatama akunda Sebishyimbo? Bakaba baratandukanye, Sebishyimbo arigendera, Sebishyimbo aragiye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.